haleluya. Iki gitabo gifite ubuzima bwa none nubwo mu gihe kizaza mu bugingo buhoraho, haleluya, kuko niryo ridutunganyiriza kuzinjira mu bwami bw'Imana, niryo ritwereza kuzinjira mu bugingo budapfa, haleluya. Niyo mpamvu rero mbatoza mbatongera mbabwira ngo nimukunde Bibiliya, nimusome Bibiliya, muyoborwe n'ijambo ry'Imana. Uwayobowe n'ijambo ry'Imana ntayoba, ntadandabirana, ntagushwa n'aba banyamitwe b'abanyamadini. Uwayobotse iyi Bibiliya aba umuyoboke mwiza w'ijuru, haleluya, aba umuyoboke mwiza wa Yesu, kubera ko iri jambo nta muntu warisomye afite inzara n'inyota ubinjiji. Iyi Bibiliya irajijura, iyi Bibiliya ikuramo umuntu bugoryi, iyi Bibiliya igira umuntu muzima, iyi Bibiliya itanga ibitekerezo bizima. Wizeye aya magambo ni ya rosaroti biva muri iyi Bibiliya. Umuntu wizeye aya magambo agasoma iri jambo ry'Imana rikamucengera, rikamukurgutura, rikinjira mu bwonko no mu mutima. Ba bantu bajya bambwira ngo barota ibintu bibaniga, ibintu bibasambanya, ibintu bibagendesha ibi bibaya n'imisozi. Umuntu watamiye iri jambo agatamira iyi Bibiliya ikamujya mu mutima, ikamujya mu bwonko, ntashobora kurara arota sambana, ntashobora kurara arota yiba, ntashobora kurara arota ibintu bimuniga, ntashobora kurara arota ibintu bimugendesha hejuru y'inyanja. Iyi Bibiliya irahumanuye, nuyizera rero ikamucengeramo, Imana iramuhumanura, ikamushyiraho n'uburinzi ku buryo abadayimoni badahirahira kumwegera no kumutera. Imana ibamugisha kandi bagire ijambo dukiriramo, ni ijambo twizereramo, ni ijambo tubohokeramo. Abaryisunze ntago ryabatetereje, abaryisunze ntago ryabakojeje isoni. Kabone niyo wasanga umuntu ari umukene ariko afite ijambo ry'Imana, Yesu murimo amuha kunyurwa, Yesu murimo amuha kwizera, Yesu murimo amuha gukomera, haleluya. Ntago twebwe dukomezwa n'amafaranga, ntago dukomezwa n'imirimo, ntago dukomezwa n'ibyo dutunze, ntago dukomezwa n'ibindi bintu byose. Twebwe dukomerera mu ijambo ry'Imana, dukomezwa na Yesu. Aha niho dukomerera, aha niho amakiriro yacu aherereye, aha niho ubuzima bwacu buri. Erega iki gitabo kiri ubuzima bwa none n'ubwiteka ryose, haleluya. Iki gitabo gifite Yesu Kristo nashimwe. Nshuti bakunzi bakundwa mwese mudukurikirana muri mu bihugu bigiye bitandukanye, abari mu Rwanda, abari hariya mu gihugu cy'ababanyi cyangwa cy'abaturanyi Burundi, mwese mbahaye ikaze kandi mbifurije ibihe byiza. Amahoro y'Imana abane namwe. Nkuko bisanzwe ni Nsengimana Elize, ngarutse hano kugira ngo tuganire. Ashize iminsi tutaganira ariko ndi muzima kandi namwe ndizera ko muri bazima. Utari muzima nawe ukomeze wizere Yesu, niwe mukiza, niwe buzima bwacu. Rero uyu munsi ndumva nshaka tuganira ku magambo magufi cyane, turebere hamwe impamvu abantu batagikunda ijambo ry'Imana, badakunda Bibiliya. Sinzi impamvu, sinzi ikibitera. Abantu usanga bari mu ntege nke, usanga abantu bihugiyeho cyane, kandi mu by'ukuri ijambo ry'Imana ryo ribohora abantu. Reka rero dusenga Imana, anze tuvugane mu kanya gato cyane. Ntago ndibuze kubarambira, ndaza gukoresha igihe gito gishoboka, kuko ndabizi ko ni muri bya nyine twahoze tunavuga. Abantu benshi ntibagikunda ijambo ry'Imana, noneho bigakubitana n'uburyo abantu bari bize cyane, abari mu mirimo n'ibindi bahugije. Ibyo byose rero bigatuma nyine abantu batagishaka kureba ibiganiro birebire. Mu mbabarira ari ikiganiro mperutse gushyiraho kirekire, benshi bagiye bambwira ati ni kirekire, ariko ko ni kirekire tuzajya tugerageza tugende tugabanya, kubera ko rimwe na rimwe tugomba no kugendera ku byifuzo byanyu, cyane ko turi hano kubera mwebwe, mudahari ntago twaba duhari. Reka dusenga Imana rero. Mana Data twese uri mu ijuru, turagushimye kandi turaguhimbaje, ukomeje kutugirira neza, ukomeje kubana, tukomeze kuturindira hirya no hino turi mu bihugu bigiye bitandukanye. Mana nushimwe ku bantu bamaze gukomerera mu ijambo ryawe, mu gakiza kawe. Ababirimwo nabwo babifata binenebwe cyangwa se babifata mu buryo bw'ibikino, ubagenderere kandi ubite ubarengere. Mana nyemerera ijambo ryawe ryongere rigira imbaraga mu bantu, ryongere rigira imbaraga hirya no hino ku isi. Abantu bagiye birengagiza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ariko nyamara nibwo buzima bakwiye kubafasha no kubabohora. Mana rero ndagushimye kubw'abavandimwe n'inshuti wamaye kuri uyu muyoboro wa Isaro TV, ubaho umugisha ubagirire neza. Tufite inshuti zacu zidukunda zidukurikirana, Mana ubaho umugisha kandi umugisha uruta iyindi, twembi tuzabane mu gihugu cyo mu ijuru, kandi kiruta byose bazungukire kuri uyu muyoboro mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze kuba nanjye ndahagarika ibitero byose by'umwanzi by'abadayimoni byandogoya muri uyu mwanya, nibitsindwe imbaraga z'ijuru zurukire kuba nanjye no kumfasha muri byose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana rero ibaho umugisha kandi bagire neza. Reka mbanze mbisegureho, hari ikiganiro nashyize hano kuri channel nakoranye n'umupilote utwara indege. Ni ikiganiro nakoze mu mwaka wa 2021 yego, muri icyo gihe hari muri covid ya mbere. Icyo kiganiro rero abacyumvishe mwumvishe umuyoboro dufite kutandukanye n'ibyo navugaga.
ntago nari nacyumvirije nari nagifashe kunundi kuri channel naragiseho kera ndongera nkigaruraho kubera ko uwo mupilote nyine afite gahunda yo kugira ngo dufashe abana b'abanyarwanda mu kwiga no gukunda indege uravuga ati genda shaka kwigisha abana mu bintu bijyanye no gutwara indege no kuzikunda bati abanyarwanda cyangwa se abana urubyiruko rwinshi ntago ruzinzira banyuramo mu buryo kugira ngo babashe kumenya gutwara indege no kwiga indege aravuga ati rero indege abanyarwanda bakwiye kubikunda bakabyiga ubwo rero nari nkigaruyeho ariko ntarumvishe uburyo nagitangiye murambabarira rero tuzababwira channel tuzajya tunyuzaho ayo masomo usibye ko avuga ko azanashaka habaho no gushaka ahantu tukazashaka ahantu noneho hakajya haboneka abana b'abahanga rwose babyumva neza bakaza bakigishwa neza mu buryo bwo gutwara indege n'abandi biga muri za kaminuza bumva babyifuza abo bose rero bazagenda babimenya cyane ko avuga ko rwose ashaka kubyigisha abantu ku buntu mu minsi ya mbere itangira azabigisha ku buntu abazagira amahirwe yo gutangirana nawe baziga ku buntu ndetse ikindi nuko uwo mugabo avuga ati twebwe twajya dufatanya uburyo twashaka n'ibigo byena n'amashuri yigishije gutwara indege hanze y'u Rwanda none tukabasha kuba twafasha abana babishaka cyangwa ababyeyi babishaka kubwo rero murambabarira cyajeho gutyo kandi ica no muzi ko twayihariye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ni ijambo ry'Imana gusa ubwo ibindi tuzabijyana kuri channel tuzababwira mu minsi itari ya kera twamaze azabanza ategura ibiganiro biteguza abantu noneho ibyo biganiro tuzabishyira kuri iyo channel tuzababwira ubwo rero mutwihanganire reka rero nigarukire ku nsanganyamatsiko yacu bano mu nkurikiranye bavandimwe nshuti dukundana niki gituma abantu batagikunda ijambo ry'Imana rikababihira ntibaryohere umuntu akitwa no umukristo yarabatijwe umuntu kumva rwose akakubwira ko ari umukristo ariko bijyanye na Bibiliya akaba yitora bayihanagura ivumbi cyangwa se no yitora akayifata ibyo asoma tumva ibyo ari byo adasobanukirwa ibyo ari byo igitabo kikamubihira kandi ari igitabo kizima kirimo iki gitabo cya Bibiliya kirimo ubuzima bugiye butandukanye ni igitabo gifasha umunyabyaha guhinduka akava mu byaha njya mbabwira ko ingi ari indorerwamo umunyabyaha yireberamo noneho akabasha kwibona ibyaha bimuriho cyangwa se ubusembwa bumuriho mu mutima no mu bwonko ikindi iki gitabo iyo ugisomye cyizereyemo neza ukagisoma wumva ufite uburyohe bwacyo umwuka w'Imana araza akabana nawe akaguhishurira byinshi utaruzi hano muri iki gitabo niho abantu bakura imbaraga zo gusenga niho abantu bakura imbaraga zo kuvuga ubutumwa niho abantu bakura ibihangano mu ndirimbo niyo mpamvu mubona indirimbo nyinshi zisohoka muri iki gihe usanga zifite ububihe zitaryoshye ndetse ugasanga n'abavuga ubutumwa cyangwa ababwiriza benshi rwo bigisha ijambo ry'Imana kumva rirabishye nta buryohe burimo kubera iki ujya gusoma Bibiliya usanga afata ajya kuri amagambo azigisha ariko nta gufata umwanya wo kuyisoma iyi Bibiliya rero ikindi hari abantu hari igihe wowe uba uri umupagani udakijijwe noneho ushobora kuba warwara muri uko kurwara cyangwa ukarwaza umwana ugafata Bibiliya kubera ko ari igitabo gitagatifu cyangwa se igitabo kiziranenge igitabo kirimo ibintu byinshi twizera tubisoma muri iki gitabo ntushobora gukizwa neza udasoma Bibiliya ngo umenye neza inzira y'agakiza tuyisanga ngaha nubwo harimo abakoresha Bibiliya mu buryo bwo kuyobya abantu no kwiyobya ubwabo ariko ubundi yo ugiye muri Bibiliya ufite umwuka w'Imana ushaka gusobanukirwa icyiza ushaka kumenya icyaguhesha ubugingo umwuka w'Imana araza akabana nawe iyi Bibiliya irambika ku murwayi ugasenga ufite kwizera gakira si ubwa mbere si ubwa kabiri turabikora no kuri channel yanjye mwumva abantu batanga ubuhamya bakavuga ati rwose turashima Imana twakiriye kuri mu kiganiro mwene data ari kwigisha tubwira ngo dufate Bibiliya tuyirambika haturye niki gituma abantu badakunda Bibiliya badakunda gusoma ijambo ry'Imana n'ukubera iki koko kandi impamvu nje kuri insanganyamatsiko byose bijyana nuko n'ubutumwa bwiza dushyira kuri YouTube tureka no gusoma danga abantu barambure basome nibyo twabasomeye cyangwa nibyo tubaganiriza ntibakeneye kubyumva rwose usanga ababyumva barahari Imana ibaha umugisha ariko ni bake cyane ariko washyiraho ibintu bya bindi bita ngo nagatwika niba agatwiko bya bindi ngo by'ibishego ugasanga abantu babikurikiranye kandi ntibitanga ubuzima ntibitanga ubugingo ugasanga abantu bari kujya kureba ibintu by'amagenda gusetsa amateyatere n'ibiki byose bakibagirwa iri jambo mwirengagiza ubutumwa mwirengagiza nyamara mushatse mwasoma ijambo ry'Imana mukabika ubutumwa bwiza bukaba nk'ubukungu mu mutima wanyu bukaba nk'ubukungu mu bwonko bwanyu kuko iri jambo rirakomeye iri jambo rirakomeye mbabwire mwirengagiza nshimira hari umugabo wavuye mu Bwongereza nako wavuye muri Canada aza hano amara iminsi 12 Imana imuha umugabo araza ati Elize ndashaka kuzaza gusengana nawe aza nta yindi gahunda pe aranemera avuga ati jewe
nzaba ndi iwawe aho uzanshyira naho, ariko nzamara iminsi 12 turi gusengana Imana. Kandi yaje arwaye indwara zigiye zitandukanye. Imana yacu nishimwe. Umugabo araza afite kwizera, akunda Bibiliya, arayinezererwa, ambwira ati ndashaka kuzasubira muri Canada mfite Bibiliya. Turajyana tujya muri library y'inkuru nziza hariya, inkuru nziza ADP y'inkuru nziza, tujya gushakayo Bibiliya. Agura Bibiliya ebyiri arazigura. Imana imuha umugisha. Aho ndi mudamu nawe uri muri Canada, naramuhamagaye nambwira nti mfite umuntu waho ngaho muri Canada waje ahangaha, namuguhera iki ko numvishe muturanye. Ni iki kintu wumva umuntu yakohereza ati mukozi w'Imana we uzanyuherereze Bibiliya. Imana ibaho umugisha abantu bakunda iki gitabo, bakunda iyi Bibiliya. Ikintu kibabaje, abadamu benshi babona batwaye amasakoshi meza anaremereye rwose, ari ugasanga muri ayo masakoshi nta Bibiliya irimo rwose, nta Bibiliya irimo. Kabone niyo wagira Bibiliya yo muri telefone, nanjye ndayigira kuko niyo nkunda no gusomeramo, ariko ugomba no kugira iyi Bibiliya uyirambika ku murwayi. Uyu ni umuti ukiza. Iyi Bibiliya itwika abazimu n'abadayimoni. Iyo irambitse ku muntu urwaye abadayimoni ariko ufite kwizera, pana ibintu byo gupyinata, pana ibintu byo gupfa kuvuga ngo nuko babivuze, abadayimoni bahita biruka direct, batinya Bibiliya. Iyi Bibiliya nayitoje umwana w'umukobwa uri hano, ndamubwira nti nujya kuryama ujye uyirambura aho uryamye. Umwana w'umukobwa noneho baba dayimoni baraza, hari igihe bajyaga banca muri humye, naramusengeraga gakira bakongera akamwohereza kubera ko imiryango yabo iraterekera cyane. None uwo mukobwa namubwira nti rero fata Bibiliya akigera iwanjye, fata Bibiliya ujye uyirambura uyishyira hafi y'umusego. Baba dayimoni baraje barangije avuga ngo yewe we ngo yararanye Yesu wo mu nyandiko, ngo ntago ari Yesu wo mu gatuza. Ubwo yashatse kuvuga yashapuye nani wa musaraba bambara no mu gatuza. Ngo iyo dusanga utararanye Yesu wo muri Bibiliya tuba tukujyanye, tariko reka tujye kureba musaza wawe. Iyi Bibiliya irakiza. Iyi Bibiliya iri mu buzima, ni muyikunde, mukunde ijambo ry'Imana, musome ijambo ry'Imana. Hari Bibiliya itari ingiyi, niba ari yo muri 50 na kangahe sinibuka. Iyo ugiye ahatangira ku mpapuro nk'ebyiri usanga ahantu hari akazeru kameze gutya kanditse ngo icyakora biki gihe bakeneye ijambo ry'Imana. Nta kindi kintu kizakurokora akaga kugarije isi, nta kindi kintu kizakurokora umujinya w'Imana ku gihe cy'amateka, nta kindi kintu kizatuma ubona ubugingo, dore no kwizera amagambo ari muri iki gitabo, muri iyi Bibiliya. Nukuri ndababwiza ukuri. Ugasanga umunyeshuri ariga rimwikaye umunsi kundi ariko akabura umwanya wo gusoma Bibiliya. Bibiliya we wahishwa abantu koko, reka bakwirengagize. Rero bene data, ikintu cyagitumye nzi imbere yanyu nuko bwo mukunda ijambo ry'Imana, musome ijambo ry'Imana, muryizereremo kandi nimwumve icyo ribabwira. Iyo usomye muri Yohana, mu byahishuriwe Yohana, iyo usomye ibyahishuriwe Yohana ni ibice bingahe? Byahishuriwe Yohana igice cya mbere ndakeka ari ku murongo wa 3 cyangwa wa 4 wa 3. Ibyahishuriwe Yohana igice cya mbere ku murongo wa 3 haravuga ngo hahirwa usoma aya magambo y'ubu buhanuzi, hahirwa n'abayumva bakitondera ibyanditswe muri bwo kuko igihe kiri bugufi. Hahirwa usoma aya magambo y'ubu buhanuzi, hahirwa n'abayumva bakitondera ibyanditswe muri bwo kuko igihe kiri bugufi. Hahirwa abantu bakurikiza amagambo y'iki gitabo cyahumetswe n'Imana. Reka mvuge ngo cyahumetswe n'Imana kuko bacyanditse bose bagiye bahumekerwamo n'iki? N'umwuka w'Imana. Ibi mbabwira ntago ari moralite. Aya magambo tuyizereramo, iyi Bibiliya tuyizereramo kandi tukayikiriramo. Ni iki gituma mudakunda ijambo ry'Imana koko? Umuntu arirwa mu kazi, yagera mu rugo akajya mu dufilime twasohotse kuri za YouTube cyangwa byenda gusetsa, umuntu akaryama adasomye Bibiliya. Umuntu akamara iminsi 3 adasomye Bibiliya. Umuntu akamara iminsi 4 adasomye Bibiliya. Ariko se urayisoma uri umupagano ubundi? Ariko se ko ahangari wakamenyeye inzira zo gukizwa no gukiranukira Imana, ukamenya abantu banyura bihana, byo wakwihanuti. Nibyo dushobora kwigisha ukabireba gaceya kubera ko utabikunda, ukumva turiyenda turasa ku ntego, turasa ku ngingo ijyanye no kwihana no gukizwa. Ariko dore hano abantu bakomerera ni muri iri jambo. Iri niryo ryadukomeje, niryo ryatumye tunamba ku Mana. Iri jambo niryo rituma ibyo tuvuga
bikora. N'abarwayi dusengera bagakira, kubakurikirana cyangwa bazi ko dusengera abarwayi bagakira, nk'uwo mugabo waje hano avuye muri Canada akagenda akize, byashingiye mu kwizera, ariko byubakira muri iki gitabo. Yavuye amukundishije gusoma Bibiliya, mukundishije no gusenga ndetse no kwizera. Imana yacu nishimwe. Nta rindi banga rindi, iyo dusengera abarwayi burya tubyizerera hano. Iyo dusengera abarwayi burya tubisoma hano. Tukareba uburyo Yesu yakirije abarwayi, tukareba intumwa kuntu zakirije abarwayi. Naha tubyizerera. Iyo twigisha kwizera tubisoma hano. Nta handi hantu tubyiga. Nta shuri rindi risanzwe ribyigisha. Dore kwizera, dore umwarimu mwiza ukomeye cyane. Kandi uyu mwarimu ntayobya, iyo wamujemo umushaka kumumenya, uyu mwarimu ntayobya. Niyo mpamvu abanyamadini babayobya, kubera ko mwe mutasomye Bibiliya ngo mubatahuze iki gitabo. Hari uburyo ugenzura abantu bayobya abantu, usomeye Bibiliya ukayicengera. Iyo wayisomye neza ukamenya inkomoko, ukamenya fondasiyo y'agakiza kubakiye kuri Kristo n'intumwa, bituma utahura ba bantu basubira mu isezerano rya kera bakajya kugorekera mu kuri, bakacaka kujya bereka abantu ibintu bidafatika. Ni mutanga ibitambo, ni mukora ibi nibi, bakabarya amafaranga mu ubwo buryo. Kubera ko mutasomye Bibiliya. Ubujiji bwose abantu bari guhura nabwo, ababarya amafaranga kuri bo bahamagaye ngo basengera kubarya amafaranga, ababwira ngo ni muguri ibi nibi, ababwira ngo gura imikeka n'intebe ngo Imana ngiri bugukize. Impamvu babibarya nuko mutasomye Bibiliya ngo ibasobanurire, mumenye icyo mukwiriye gukora n'uburyo mukwiriye kumenya Yesu kuntu yagiye avuga abo bantu. Erega Yesu ibintu mubona yarabivuze. Yavuze abantu b'ibinyoma mu minsi y'imperuka, yavuze abazaza bigize intama kandi ari amasega ari ibirura, yavuze uburyo bazaza bashaka yewe uretse na Yesu na Paulo yagiye abishimangira inshuro nyinshi ngo bazazaho muri ngo bagamije goreka ubutumwa bwiza, baragamije indonke. Ariko kubera kudasoma Bibiliya baragucurika bakagucuranura, bikamera ibintu najyaga mbona kera leta yarabiciye. Imana ibaha umugisha rwose abayobozi bacu. Hari abahungu bari barateye bajyaga bafata amakarita bakayacanga ngo kazungu narara, nguriye hano ngo warya, ngo hano ngo kamanuka ngo warya. Murabizi murabyibuka ibyo bintu. Ngo wakabonye hehe, ngo wakabonye ngo hejuru ngo nagire gutya. Abanyamadini nabo rero bari ngo bari kubakinisha ako gasimbi kazungu narara. Atuva ati nushyiraho menshi Yesu aragukiza, nutanga ibitambo Yesu arakora ibi. Impamvu nuko mudasoma Bibiliya kugira ngo muyisobanukirwe. Reka nisome niririmbire aka karirimbo gatonze nsenga, nago ndi butinde kwa rukubasuhuza, nubwo mbasuhuzanije mu burakari mujye mwihangana. Ariko impamvu nuko nakira abantu bake bambwira ati mukozi w'Imana, turashaka kumenya ijambo ry'Imana, turashaka kumenya gusenga, turashaka gukizwa. Abenshi usanga bambwira mukozi w'Imana ndarwaye nsengera mfite ibibazo binini. Mukozi w'Imana sengera Imana imakazi kumugisha. Mukozi w'Imana sengera Imana imumugabo w'umugisha. Mukozi w'Imana sengera Imana imumugore w'umugisha. Ibyo bintu bihurira n'agakiza ka Yesu. Bihurira ko ariyo mpamvu ngiye kujonjora abantu nsengera. Ubu noneho ngiye gushyiraho limite, ngabanya amasengesho y'abantu barirwa banshyira ku mutwe y'abafarisayo. Ariko ndababwiye ko ubundi ndababwiye ko kugira Yesu ari ugutunga no gukira. Erega arabona abonye bandika muri commentaire babandi b'amadini y'inzaduka ngamakoze Imana ngo muri Bibiliya ngo havuga ko ngo nta muntu wakoreye Imana ngo uzasabiriza ngo abantu bagomba gukira, ngo bagomba ngo na Salomo yarakize. Ukize bikumariye ikise? Ubwo bukire butuba Imana bumaze iki? Ntabwo ijambo ry'Imana n'ubutumwa bwa Yesu Kristo tubonera mu ndorerwamo yo gutunga no gukira. Ibyo ntawo bihuriye. Ari ibyo Lazaro na Nyamutunzi murabazi. Lazaro yapfuye ari umukene ukomeye cyane, watoragura gutuvungukira. Twavuga ku meza y'intuza ya Nyamutunzi. Ntaga agakiza k'Imana gahura no gukira kw'ibyo bintu mufite, ahubwo ni bwa buryo abanyamadini babakubitira mu igunira, niko mukunda kuvuga, bakabarya amafaranga yanyu. Reka turirimba indirimbo ya 210 muranyihanganira kuririmba simbiza, ariko ndabikunda. Hari indirimbo zaza zindyoheye. Ndumva mu minsi mike hari indirimbo dushaka kuzabashyirira ku mugaragaro turi gukora, ariko nifashishije abandi bantu ngo bamfashe kugira ngo mutazanseka. Nashatse ababishoboye cyane kugira ngo tujyane, ariko izaba imeze neza. Nange ndagerageza. Kandi ni indirimbo ya 210 iravuga ngo nimuze ngabo za Yesu tujye mu ntambara, mwarobanuwe n'umwami, mwese mwiyereke umugaba araje we mumukurikire.
impanda bazivugije nimuze twitabe, dore umugabo uzigabye ni Yesu Kristo, yanesheje wa mwanzi we kubw'umusaraba, ndetse n'intwaro ze yarazimwambuye, twashobora kuneshwa se Yesu aturwanirire, mwiyumanganye mu byago mugiye kubona, murinde imitima yanyu itagwa mu cyico, intwari y'umwami we ntiyita ku by'isi, ni kwigimera ngo ibone kunesha Satani, mutwara intwaro z'umwuka nizo mukwiriye, inkoti ryayiboneye ni ijambo ry'Imana, muryemere mwese, muryemere niryo ribakiza, muryizere mu mitima niho muzatsinda. Iki gitero cya kane nicyo nashakagamo cyane, byari byangoye kugira ngo waracyo mperaho, twongere tugisubire mu byumve neza, tugarutse kuri rya jambo rya Bibiliya. Iki gitabo n'indirimbo abanyamadini bagenda bakoresha, cyanditswe cyangwa se abacyanditse n'abantu nabo bahumekewe n'Imana rwose. Yego, igitero cya kane, mutwara intwaro z'umwuka nizo mukwiriye, haleluya, inkoti ryayiboneye ni ijambo ry'Imana, muryemere mwese, muryemere niryo ribakiza, muryizere mu mitima niho muzatsinda. Imana ibaha imbaraga murwana intambara, umwami ni ubigisha kunesha abanzi be, mukomere mwese, mukomere mugiye kunesha we, muhabwe ingabire nziza zabatabarutse, mukomere cyane, mugiye kunesha we, muhabwe ingabire nziza zabatabarutse. Dusubire ku gitero cya kane, mutwara intwaro z'umwuka nizo mukwiriye, inkoti ryayiboneye ni ijambo ry'Imana, muryemere mwese, muryemere niryo ribakiza, muryizere mu mitima niho muzatsinda. Haleluya, Yesu Kristo nashimwe. Ijambo ry'Imana, inkota ikomeye, ijambo ry'Imana, muryemere mwese, muryizere niryo ribakiza. Haleluya, iri jambo ry'Imana rirakiza, rirabohora. Imana yacu ishimwe kandi yabwe icyubahiro. Niyo mpamvu uzabona umuntu wari warananiranye yahura n'iri jambo ry'Imana rikagenda rikamukuramo amahage yose y'ibyaha, cyangwa se rikamukuramo bya bintu byose bidafite umumaro. Imana ikamutunganyiriza mu kuyubaha no kuyikorera, akagenda yicisha bugufi, ya mahane n'urugomo bikarangira, bwa businzi, ubujura n'ubusambanyi bikavaho, bwa bugome, kwikakaza no kwikunda bikarangira. Imana yacu ishimwe, muryizere niryo rigira gute, niryo ribakiza. Iyo aba warunkurikiranye wakwemerera ijambo ry'Imana rikakuyobora, rikakugenga, rigatura mu bwonko bwawe, rigatura mu mutima wawe, iri jambo ryakugirira umumaro. Iri jambo uraryizera rigahindura byinshi muri wowe, rikagushyira ku murongo, rishyira ku murongo abananiranye, rishyira ku murongo abanyagasuzuguro, uwacakiwe n'imbaraga ziri muri iri jambo, imbaraga z'Imana ziri muri iri jambo, riramufata neza agahinduka akabicyaremwe gishya. Nimukunde ijambo ry'Imana, nimuryiyegereze, murigendane, mubane naryo. Bibiliya ntiteye isoni, Bibiliya ntiteye ipfunwe mw'abadamu mwe. Yitware, ndasuhuza umugabo witwa Kakabone uri muri Amerika. Imana yacu ishimwe, naramusengeye, musengera ari mu modoka, afite Bibiliya mu modoka, arambwira ati sinjya nshobora gusiga Bibiliya. Usiga Bibiliya wijyaye, gira Bibiliya yo mu rugo, dore Imana yabahaye n'amafaranga, gira Bibiliya yo mu rugo, ugire niyo ugendana mu modoka. Iyi ngiyi ushobora kuba
makagirimo iyi ngiyi iragufasha mu buryo kubibwira abantu ntago babyumva, ariko iri jambo turi buhokiramo, iri jambo turikiriramo, iri jambo turikomereramo, niryo rinyicaje ahangaha. Iri jambo niryo ryaneretse muri Kigali. Iri jambo ryankoreye ibintu byinshi bigiye bitandukanye, niryo rituma hari nk'abantu benshi kuri iyi cano, reka mvuge benshi batari bake cyangwa bakeya, bankunda kubera iri jambo, hari abantu baryizeye. Umuntu akaguhamagara mukozi w'Imana, ni ijambo ry'Imana utugezaho riraryoshye, ijambo ry'Imana utugezaho ntago risanzwe, ubutumwa bwiza utugezaho n'ubwa mbere tubwumvishe. Haleluya! Iyo warisomanye umwuka w'Imana no gukizwa, Imana iraza ikaguhamo iby'ubwenge, amagambo ukayasobanura neza, uyumvisha akumva ni mashyashya mu mutwe we, akumva ni mashyashya mu bwonko bwe. Kubera iki? Kubera ko iki gitabo kiraryoshye. Iyo impamvu umuntu abanyamadini basesengura cyangwa basobanura ibiri kabiha nuko batandukanye no gukizwa. Iyo ukijijwe neza ukaba uri umuhamagaro wo kuvuga ubutumwa bwiza, wajya gusenga nyako wajya kwigisha ijambo ry'Imana ukabanza ukabifatira umwanya ukarisengera, Imana iraza ikaguha ububasha, haleluya, bwo gutinyuka no gusobanura iki gitabo kiyubashye kandi kinatinyitse. Abantu bagahembuka, abantu bagafashwa. Niyo mpamvu bake cyane barahamagara ati Imana igumugisha ndashaka gukizwa, abandi ati ndashaka kwisubiramo, abandi ati nizereye muri Bibiliya nyirambika hanjye ndasenga ndakira. Imana irabikora. Imana yacu bagumugisha kandi bagire neza. Kwari kubasuhuza ntago natinda, ariko ni muryizere, ni muryemere, niryo ribakiza, niryo ribabohora. Haleluya! Niryo ribabohora. Muryizere mwese, muryizere, niryo ribakiza, niryo ribabohora. Haleluya! Ni ijambo dukiriramo, ni ijambo twizereramo, ni ijambo tubohokiramo. Abaryisunze ntago ryabatetereje, abaryisunze ntago ryabakojeje isoni. Kabone niyo wasanga umuntu ari umukene ariko afite ijambo ry'Imana, Yesu murimo amuha kunyurwa, Yesu murimo amuha kwizera, Yesu murimo amuha gukomera. Haleluya! Ntago twebwe dukomezwa n'amafaranga, ntago dukomezwa n'imirimo, ntago dukomezwa n'ibyo dutunze, ntago dukomezwa n'ibindi bintu byose. Twebwe dukomerera mu ijambo ry'Imana, dukomezwa na Yesu. Aha niho dukomerera, aha niho amakiriro yacu aherereye, aha niho ubuzima bwacu buri. Erega iki gitabo kiri ubuzima bwa none n'ubwiteka ryose. Haleluya! Iki gitabo gifite ubuzima bwa none n'ubwo mu gihe kizaza mu bugingo buhoraho. Haleluya! Kuko niryo ridutunganyiriza kuzinjira mu bwami bw'Imana, niryo ritwereza kuzinjira mu bugingo budapfa. Haleluya! Niyo mpamvu rero mbatoza, mbatongera, mbabwira ngo nimukunde Bibiliya, nimusome Bibiliya, muyoborwe n'ijambo ry'Imana. Uwayobowe n'ijambo ry'Imana ntayoba, ntadandabirana, ntagushwa n'aba banyamitwe b'abanyamadini. Uwayobotse iyi Bibiliya aba umuyoboke mwiza w'ijuru. Haleluya! Aba umuyoboke mwiza wa Yesu, kubera ko iri jambo nta muntu warisomye afite inzara n'inyota ubinjiji. Iyi Bibiliya irajijura, iyi Bibiliya ikuramo umuntu bugoryi, iyi Bibiliya igira umuntu muzima, iyi Bibiliya itanga ibitekerezo bizima. Uwisunza aya magambo akaba muri we aba umuntu ukomeye. Ntavuga amagambo y'ibirogorogo, ntavuga amagambo y'ibirimarima, ntagavugishwa, ntagavuga ibintu bidafite pfo na ruguru. Kandi uwizeye aya magambo niyo arota biva muri iyi Bibiliya. Umuntu wizeye aya magambo agasoma iri jambo ry'Imana rikamucengera, rikamukurgutura, rikinjira mu bwonko no mu mutima. Ba bantu bajya bambwira ngo barota ibintu bibaniga, ibintu bibasambanya, ibintu bibagendesha ibi bibaya n'imisozi. Umuntu watamiye iri jambo, agatamira iyi Bibiliya, ikamujya mu mutima, ikamujya mu bwonko, ntashobora kurara arota sambana, ntashobora kurara arota yiba, ntashobora kurara arota ibintu bimuniga, ntashobora kurara arota ibintu bimugendesha hejuru y'inyanja. Iyi Bibiliya irahumanuye, nuyizera rero ikamucengeramo, Imana iramuhumanura, ikamushyiraho n'uburinzi ku buryo abadayimoni badahirahira kumwegera no kumutera. Imana ibamugisha kandi bagire neza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Dusenga Imana. Mana, turagushimye kandi turaguhimbaje, wagize neza. Urakoze ubanye na bene data, nanjye ubanye nanjye. Ni impuguro nazanaga kugira ngo dufatikanye, abantu bakunde Bibiliya, bizere Bibiliya, bagendere mu ijambo, ribayobore, baryumvire. Niryo Bibiliya iravuga ngo ribahanira gukiranuka. Ni ijambo rihanira abantu gukiranuka. Mukiranuke muve mu byaha. Iri ni ijambo rifite umutuvura mu buryo bwose, mu buryo bwa roho cyangwa mu buryo bwa mwuka, ndetse no mu buryo bw'umubiri. Iri jambo rirakomeye. Iri jambo ritanga ibyiringiro by'ubuzima bwa none n'ubuzima bw'iteka ryose mu bugingo buhoraho.
uhoraho. Fasha abantu gukunda Bibiliya, bakundira ijambo, kandi ubafashe gusoma bumva ibyo basoma, kuko benshi barasoma ntibamenye ibyo ari byo kubera kwicanga n'isi, kubera kudasobanukirwa iyo bava n'iyo bajya. Bagire neza kandi ubarengere mu izina rya Yesu Kristo. Bereka agaciro k'iki gitabo, bereka ubwiza bw'iki gitabo. Giye kubwanjye ntago nawe bakundisha ngo babyumve, ariko umwuka w'Imana yaza akabibakundisha, akabibereka uburyo ari ingirakamaro. Urakoze Yesu, urakoze. Ngaho komeza kubana natwe no kutugirira neza muri byose mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana y'amahoro ibamere umugisha kandi bagire neza, ibahaza uburame. Ndabakunda kandi tuzasubira muri iyi minsi. Nabasuhuzaga wewe wakoze subscribe, Imana iguhe umugisha, batwandikira muri commentaire, Imana ibahe umugisha. Murakoze. Yari Nsengimana Elize cyangwa se Elisa. Imana ibaha imbaraga mugiye kubona mu yindi mitima yanyu.